Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wo gukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ni amakuru agezweho mu gitondo cya none kuwa gatatu tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Iyi ni Iris Rwanda TV. Mu makuru agezweho by'umwihariko ari kuvugwa hirya no hino hatandukanye mu karere ka Nyamasheke, uruhinja rw'amezi 9 rwarohowe mu Kivu ariko rwari rwapfuye. Ndaza kukubwira uko byagenze kuri iyi nkuru, nkubwire byinshi bitandukanye. Ni mu gihe kandi ndaza kukubwira umugabo rwose inkuru yiriwe ejo icicikana, aho umugabo yarimo arya inyama iramuniga maze ahita yitaba Imana. Ni mu gihe cyo kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiye abakoresha WhatsApp ku kurinda umutekano w'amakuru yabo. Ngahe nguko ni amakuru menshi agezweho by'umwihariko muri iki gitondo, aho tugiye kukugezaho nyine amwe mu makuru aba aramutse avugwa nk'uko nabikubwiye. Iyi ni Iris Rwanda TV. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano. Wibuke gufungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa ahangaha. Reka ikaze rero mu makuru ku buryo burambuye. Unyemerere nyahere kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Nyamasheke uruhinja rw'amezi 9 rwarohowe mu Kivu rwapfuye. Uruhinja ruri mu kigero cy'amezi 9 rwabonetse mu kiyaga cya Kivu rwapfuye, bikekwa ko rwaba rwaroshyweemo ku bushake bitewe n'uko uyu mwana yari ahambiriye mu mufuka. Yatoraguye mu mudugudu wa Nyabageni, akagari ka Nyabageni, umurenge wa Kagano w'akarere ka Nyamasheke ku wa 4 Kamena 2024. Ni ukuvuga ni ku itariki nyine rwose ya 4 Kamena 2024, ku munsi w'ejo, ntabwo ari kera. Saa 5 z'amanywa nibwo abaturage bahamagaye ubuyobozi bavuga ko babonye umurambo w'uruhinja mu kiyaga cya Kivu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Uwimana Damas yabwiye igihe ko bakimenya aya makuru bajyanyeyo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB basanga ari uruhinja ruhambiriye mu mufuka. Ati biragaragara ko mu by'ukuri atijyanye mu mazi ahubwo yajugunywemo. Twakomeje gushaka amakuru dusanga nta mubyeyi utaka ko yabuze umwana, dukeka ko ashobora kuba rwose yarashizwe mu mazi, amazi akamushora cyangwa se akamutwara akamugeza aho ngaho, kuko nabyo bijya bibaho kuba umurambo wava mu nkengero zimwe ukajya mu zindi. Icyo twahise dukora, twawoherereje ku bitaro bya Kibogora kugira ngo ukorerwe isuzuma. Gitifu Uwimana yasabye ababyeyi kugirira impuhwe za kibyeyi umwana, yaba uwo ari we wese, uwabo cyangwa se n'uwundi, kuko yavuka mu buryo bwemewe n'amategeko, yavuka mu buryo butemewe n'amategeko. N'umwana nk'undi kandi agomba kugira ejo hazaza. Ati ikindi nasaba abaturage ni ugukomeza gusangira amakuru ku gihe, by'umwihariko amakuru babonye ikintu cyateza umutekano muke, abaturage bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo dukumire icyaha kitaraba. Ngahe nguko ubutumwa bwa gitifu. Aha ni mu karere ka Nyamasheke, aho nyine uruhinja rwasanzwe mu kiyaga cya Kivu rwapfuye ruhambiriye mu mufuka. Ibi biratangaje. Rimwe na rimwe njye nkunda no kubigarukaho ku makuru menshi nkunda gutangaza hano kuri Iris Rwanda TV. Namwe mu makuru nyine nk'uko twihariye amakuru nyine uba utasanga ahandi. Uribaza umubyeyi ushobora gufata umwanzuro wo kuvuga ngo njugunye umwana wanjye mu bwiherero. Uribaza uwo mubyeyi uretse no kuba yishe umuntu, ntabwo nzi niba ashobora gusabira imbabazi icyo cyaha Imana ikamubabarira. Kwica umwana even niyo yaba atari uwawe, ukamushyira mu mufuka, ukamuhambira, ukamujugunya mu kiyaga. Nyine amakuru yamenyekanye ko bishoboka ko yaba nyine atari uwaho muri ako gace, ahubwo ko wenda yaba yarajugunywemo aturutse mu bindi bice, nyine by'umwihariko ibice bikora ku kiyaga cya Kivu. Ariko nyine na n'ubu nta makuru yari yamenyekana.
Munyemerere aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Nyabihu inyama yanize umusore maze ahita yitaba Imana. Aya ni amakuru yiriwe acicikana ku munsi w'ejo, twe twanga kuyatangaza mu rwego rwo kugira ngo dushake amakuru yimbitse cyangwa se ahagije kuri iyi nkuru. Aho nyine mu karere ka Nyabihu byavuzwe ko umusore yanizwe n'inyama agahita yitaba Imana. Bamwe barabyemera abandi bakabihakana, ariko amakuru yizewe rwose atugeraho twe nka Iris Rwanda TV ni uko ibi byose ari ukuri kuzuye ijana ku ijana, aho muri aka karere ka Nyabihu umusore yanizwe n'inyama agahita yitaba Imana. Ngahe nguko nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi, umusore witwa Habanabakize Etienne wo mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu yamize inyama y'inka itogosheje iramuhagama, bagerageza kuyimurutsa birangira yitabye Imana. Uwo musore w'imyaka 24 y'amavuko yageze muri imwe mu maresitora iherereye mu mudugudu wa Nshakira, akagari ka Bukinanyana wo mu murenge wa Jenda, atumiza amafunguro ariho n'inyama y'inka itogosheje. Mu kuyimira ihera mu muhogo ananirwa kuyimira cyangwa kuyicira kuko yari yahagamye mu muhogo imuheza umwuka kugeza bimuviriyemo gupfa. Amakuru avuga ko abari bari muri iyo resitora babanje gukora ibishoboka byose ngo batabare ubuzima bwa Habanabakize, gusa ntibyakunda. Umwe mu bo mu muryango we yavuze ko ikimara kumuniga yahise yikubita hasi, maze abantu bagerageza kumufasha ngo barebe ko yayiruka ariko biranga. Uyu yagize ati yarimo arya ayo mafunguro harimo n'inyama yari yatumije muri iyo resitora, ikimara kumuniga yituye hasi. Abari hafi ye babibonye bagerageza kumufasha ngo barebe ko iva mu muhogo yari yahagamyemo, biranga. Bakora ibishoboka ngo byibura bayisoremo, nabyo biba iby'ubusa arapfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jenda Niyonsenga Jeanne d'Arc wemeje iby'aya makuru y'urupfu rw'uyu musore yabwiye Kigali Today yatangaje aya makuru ko bikimara kuba abaturage ngo batabaje mu masaha y'umugoroba, ndetse rwose n'abari muri resitora, dore ko ngo ari akaresitora gaciriritse gateka amafunguro harimo n'inyama z'inka baba batogosheje. Mu kuyirya rero ngo yaje kumuniga maze ahita yitaba Imana. Ngahe nguko ibiri kubera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aha ni mu karere ka Nyabihu aho nyine umusore yamaze kwitaba Imana. Amakuru twamenye ni uko muri uko kurya ayo mafunguro yari kumwe na bagenzi be b'inshuti ze, nabo barimo barira muri iyo resitora, ndetse izo resitora zo muri ako gace nubwo nyinshi ziciriritse, nta kindi kibazo cy'abaziburiramo ubuzima cyari gisanzwe kizwi, ku buryo hakekwa izindi mpamvu zaba zibyihishe inyuma. Habanabakize Etienne yashyinguwe kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Gicurasi 2024.